nubwo kumenya uwo ndiwe neza ari urugendo ndiho, kandi ntekereza ko ku myaka 20 mfite ndi mu ntangiriro yarwo. Icyo nahagarara n'amaguru yombi ni uko byagorana kubona umuntu uzi uwo ndiwe neza kundusha, kuko uwo ndiwe ntibisobanurwa n'akazi nkora, uko nsa, ibyo nunze, cyangwa uwo abandi batekereza ko ndiwe. Nitwa umutoni wa se agira, iwacu akaba ari mu Ruhango, nkaba naravutse muri 2000, nkaba mvuka mu bana 4, nkaba ari njye mukuru. Rero kuba twavutse ababyeyi bacu tutababona iruhande rwacu, mama yarigendeye, papa ari we turi kumwe wenyine. Ubwo nza kujya mu ishuri, nabwo nagarukiye mu wa 3. Nyine urumva mama ni umunywi w'inzoga tu. Mama nyine papa yamaga amafaranga, yaragendaga nyine akisindira agataha nyine atashye, bigasanga mu rugo habaye amakimbirane. Ni nanjye wabwiye mama ati si mama, ku ibi bintu uzageza uzajya uhora urwana na papa bizagenda bite? Araceceka aranyihorera. Naze nyine sinzi ukuntu yagiye, twaryamye kwa mukecuru, tugeze mu rugo dusanga yagiye. Nicyo gihe mama yari yaranarwaye icyo bita igituntu, aza kugenda nyine gutyo, tukagira ngo wenda nyine hari agace bita muri Kinazi nyine, tuza kugira ngo wenda yagiye iwabo Kinazi, tujya kumuhigayo turamubura, tuza kugira ngo basi yanapfiriye ku gasozi. Genda gutyo kugeza n'ubu mama ntabwo araboneka. Ibyiza byarazaga bikancika bikanjabuka, nabona nk'amahirwe, nabona nigeze no kubona umuntu agiye kunshyira mu ishuri i Kigali. Ndangije kubera nyine sinzi ukuntu nari meze, nimba ari iki, ako kanya mpita mubwira ati ndatashye mu rugo. Aranyinginga ati se ni iki gutahishije? Ndamubwira ati pe umwana wo mu rugo ararwaye, ngomba kugenda nkamwegera kugira ngo abone mukuru w'umufasha. Na n'ubu ninjye ubafasha bose, kuko baracyari bato nta nubwo barakura. Nagarukiye mu wa 3. Ndivuyemo mpita nza hano i Kigali, ndaza amashakira ubuzima. Icyo gihe nakoraga akazi ko mu rugo, ndangije baza kuntera inda nsubira iwacu. Byo gutwita kwanjye ni kwa kundi uhura n'umuntu umuhararanye,
ugasanga nyine mukoze imibonano nyine ahise agutera inda. Ubu nyine yanenda nyine mpita njya mu cyaro. Ngeze mu cyaro nyine namwe murabizi ko ababyeyi bahita bisaza cyane ngo ngiyo ndijyanye he. Nyine barisajije ni na mukecuru tu arisaza ati urabona nzakurana na barumuna wawe ufite n'inda bizagende bite. Nyine arisaza pe akabyakira nyine uko birakakira umwana. Pfa kuba umufasha nka nyina nyine. Nahoranaga agasisemi isereri idashira. Buri munsi nirirwa ndyamye n'ahandi hantu njya pe. Nyine numvaga nyine ari indwara bisanzwe ko kundi nk'umuntu amara kurya kumva agize agasisemi ukuntu n'agasereri. Niko nabyumvaga. Ntabwo watekereje nko kujya kwa muganga cyangwa ikindi? None ko natabyikekagaho ntabyo nakekaga. Numvaga ari kurwara bisanzwe biraho. Abaturanyi bavuga amagambo menshi bakuvuga ati uramwa no kwa runaka none agiye gupfa nta kintu azongera kubona agiye kwandagara. Nyine ubwo ababyeyi nabo bikababaza akavuga ati noneho adusebeje muri rubanda. Nkaceceka nkabyihorera ariko naravugaga ati n'undi nzamubyara nimushake muzanuke muncire mu maso nta kibazo. Icyo gihe mu rugo mu nzu habaga harimo ubugari, ibishyimbo, tukarya ibyo, tugateka ibishyimbo nyine tukabikaranga tukarya ibyo twabona igikoma tukakinywa. Nari maze nk'ukwezi burayi mbukorera iwacu mu Ruhango. Ubwo nyine hari umukobwa wamuje nyine n'uwo mama araduza nyine ndazamuka i Kigali. Tega nawe ujya guhagarara ku muhanda atari uko ari ibibazo bimujyanye. Urazi kwicara ukajya wumva barumuna bawe bakaba bari kuvuga ngo barashonje birakubabaza cyane. Rero iyo nicaraga nkumva bose bari kuganya bose navuga ati kamaguruke nshikame nemere bino bintu mbikore. Uburaya nabutangira ahantu haba Indaya handi mu Ruhango bita mu Mubuga. Niho natangiriye. Muri karitsiye iwacu habagamo abandi bakobwa nyine nabo b'Indaya nyine bajyaga baza mu rugo. Budi iyo ubona abandi bafite amafaranga navuga ati ikintu bakora kangende nyikore ndeye ko nanjye nyabona. Nuko byatangiye tuburira n'umugoroba tukajya tujya ku muhanda nyine tukagenda tugataha mu gitondo. Nta cyanshimishaga kuko nanabigiyemo nabishaka. Nabigiyemo kubera impamvu. Ntabwo nabigiyemo kubera ko umutima wanjye ubishaka. Nta na kimwe cyanshimishaga. Ni bwa mbere nyine bigiyemo ufite ubwoba uvuga ati si ubu nihagira umuntu mbona tuziranye cyangwa umukecuru akabibona aravuga ngo iki. Ubwo nyine naragiye nta nubwo nyine umuntu nyine yaraje asanga amagaze namba ati si uri gukora icyanga. Ahita ambwira ngo ngwino tuvugane. Tugenda tuganira avuga ati pe ngiye magaze hariya akazi nkora ni uburaya kandi impamvu mbukora nuko mba nshaka amafaranga. Avuga ati se uko wakorera ngahe? Ndavuga ati iwacu nyine Indaya zaho zikorera 2, 3. Ndavuga ati ntabwo narenza 3. Turagenda noneho umuntu ugoye amafaranga gukorera ibintu byamfura mbi ku buryo utazigera unabyibagirwa mu buzima bwawe. Nyine naragiye biraba ariko nimba ari uko nari maze igihe nibera mu rugo ibyo bintu nabijyamo yaranyangije. Nyine birangiye ndataha mu gitondo mama arambaza ati se wabaye iki? Ndamubwira ati ntacyo. Nahise ninjira mu nzu nyine ndaryama. Numvishe nyine bashaka amafaranga bampita nyabaha. Ubuzima burakomeza. Yaranzanye nyine kugira ngo nkore ibyo ngibyo.
ndakora nyine ibintu nza kubimenyera mbigira umwuga. Murango nabikoze amezi 6 nzamuka i Kigali, namaze kugira imyaka 16 Kigali nyine ndakora kugeza na n'ubu nyine. Kuva icyo gihe ntabwo ndasubira mu rugo, mbohereza amafaranga nayabonye. Mu rugo nahabaye nk'umwaka umwe, ndabyara umwana agira imyaka 2, ndongera ngaruka i Kigali, aribwo naje gukora akazi k'uburaya i Kigali. Kigali gukora uburaya ni umuntu wanzanye, aranzana icyo gihe nakoreraga amafaranga agatora make nanjye ngatora ahandi, nkomeza ubwo buzima bw'uburaya. Abagabo nakira iwanjye hariya ni nk'icumi ku munsi. Ubwo ku munsi ninjiza nk'ibihumbi 15. Abenshi nabo tuba tuziranye. Araza akambaza ati se ndaguhangaye, nkamubwira turama 5. Ambwira 3 nabwo nkamubwira ati narebe nuse ko make aza uyakorere. Twanyine tukabikora bikarangira akagenda akaza undi gutyo. Nibwo buzima bayemo. Hari uwo nca 5, hari uwo nca 10. Bitewe n'ukuntu nyine mbona bahagaze nyine. Kwirinda ndirinda ntabwo nshobora kuryamana n'umugabo tudakoresheje condom. Kiri kuri wa muntu wanjye wa hafi duhorana, buriya n'indaya zirakunda cyane. Wa muntu nkunda nyine twizerana, twajyanye kwipimisha, niwe tubikorera aho ngaho, ariko abandi bose dukoresha condom. Se ni nk'ibyo, kereka umuntu mujyana bwacya akanga kukwishyura, n'abo bantu duhora nabo. Umunsi umwe nyine nari ndi kumwe n'undi mu bebeto uwo tubana mu nzu, twarabikoze nyine akoresheje kondome nyine imeramo. Dada niyo njya kwa muganga yaragiye nyine, ntabwo nari mbizi nyine, numvaga ndi kuribwa mo hano gutya. Avuga ati se niki, noneho mbwiye umukobwa arandebera atambwira ati kondomu yaguhezemo, duhita tujya kwa muganga. Ibyo bintu najya nibagirwa, nabyo ndi nabwiye imbere nyine aho umuntu yageze kunyangeza. Barahari benshi b'inshuti yanjye dukominikana, babona nk'umuntu nyine ushaka kumanuza amafaranga bakampamagara. Barahari. Iyo wamukunze, niyo muvuganye aza kugusura nyine, ntabwo ibyo bintu wirirwa ubivuga ati urampa amafaranga. Biraba bikarangira akigenda akageza n'ubundi bisanzwe nta kibazo. Abagabo se nyine nk'umuntu nyine ubajyamo cyane, iyo aje kukureba nyine umubonamo umukiriya. Hari n'igihe abakobwa baza mu rugo bakabatuzanira amafaranga nkorera, nishyura inzu, nkagura ibyo kurya mu nzu, nkohereza mu rugo, yo kugurira umwana amata nabo nyine bakagira. Ubundi amafaranga yanjye nta kintu amarira, ni ukugura imyenda, kwishyura inzu no nyine ni ibibazo byose byo mu rugo. Iyo yaje nyine ibyo ubikorera ku ruhande utabyereka umwana, ntabwo babizi. Bazi ko nkora akazi ko mu rugo, nyine azabifata uko bishaka nyine, nose ntagirane. Oya nywa inzoga gusa. Atabunywa? Ahapi. Bimfasha muri business zanjye.
nyine nk'iyo umuhuye n'umuntu akagurira inzoga akabona urazinywa mubasha gukominikana mukazagenda muhuza bityo shawapi inzobe yanjye yankutaho ukabona ko byambera ndakeka no mu buraya nta sinzi hari igihe ubonamo ibyiza ibibi abaguhemukira ndakeka nta na kimwe nta na kimwe cyiza cyaba kirimo nta na kimwe nabivamo kandi ari byo bimbeshejeho ndetse bivuye muri iki cyantunga kuri njye ntabwo ari icyaha ku bakirisitu ni icyaha ariko kuri njye ntabwo ari icyaha ndi umusilamu ubundi indaya ntabwo ikitwa indaya indatwa nk'ubu ngubu nk'umuntu afashe umuntu akamwita indaya hari nk'umuyobozi uri kumwumva cyangwa undi ari we wese yakurega bakakubwira ati indaya ntabwo ikitwa indaya wa mukobwa we yitwa indatwa urumva nyine n'ibyo bintu bindi mbikoze ariko ntabwo ari byo wakora byonyine n'undi ntabwo bikuvamo se umuntu nk'ubu uvuye mu kazi aratashye umuntu araguhamagara ati ngwino amafaranga ntiwagenda icyo nababwira ni uko buri kintu cyose kiba gifite impamvu kikaba umuntu yagitekerejeho rero niba akavuga ngo umuntu ngo ni indaya ngo ni iki n'iki aba afite impamvu yabigiyemo rero icyo nakisabira abantu ntibakavuge ko umuntu ari indaya kandi aba afite impamvu yabigiyemo rero ntibakatwita indaya turi indatwa turi indatwa ntabwo turi indaya nicyo nabisabira undi famiye yacu ni iy'abasazi bose ni abasinzi bose uretse umukecuru gusa bose ni abasinzi ni abantu bataye imitwe buriya no kugira ngo umukecuru aba ageze hariya ni mukuru wa mama uba muri Tanzania ujya umwohereza udufaranga duke nanone abo barumuna bawe bari mu Uganda bubakora ni abahungu n'abakobwa abakobwa bakora nk'ibinkora nyine bafite igikuriro bari bafite 15 ariko ni bakuru ku isura ubirebye bombi bafite 15 umwe afite 15 umwe afite 16 yanjye afite gahunda yo kujya muri Tanzania nawe gukorayo cyangwa kujya kubona hapi guhigirayo nshaka Tanzania yagiye kubera iki natwe tuzagenda dushyireho kujya guhiga nanjye nshaka kujya guhigirayo nanjye ubuzima ndebe icyo abandi bandushije Uganda datinye ngewe ni habi ni habi nyine mfata ikigali nshobora kuvuga ati tino karitsiye ni mbi aho irahura ni mbi cyangwa ino karitsiye bamwe abantu bameze gutya ni mbi Uganda ni habi bitewe n'ibyo waba ugiye gukora iyo utwaye umugabo w'abandi barakwica nicyo bangira genda kiza ntukimvugisha ariko tuganire mu giswahili n'arakizi bya hatari harata ntacyo nzi nimba ari mu bantu baba bafite ubwenge bwinshi na indaya zibamo ariko indaya zitarwana indaya zitarwana ziba zifite ubwenge urebye udaciriritse pe ariko njye ndinena hari umugabo nazana mu nzu yanjye hari umugabo utazana mu nzu yawe bitewe n'iki bitewe n'ukuntu mubona nyine mbona atandi muto mbese umuntu ushaka kuba sire yatekereza gushaka wapi ntabwo mba mbitekereza nta mugabo wapi kubyara undi mwana cyangwa abandi bana wapi nzaguma n'uwanjye babarira nzaguma n'uwanjye paka akuze paka atunganye wapi
buriya umugabo aguha isomo mu buzima. Wantera inda niwe wabahemukiye. Aba i Kigali. Murahura mubuza. Turahura nawe ati se umwana wawe ko ndawutamo amafaranga yo kurya arabahate. Ndayohereza mama wawe. Ngiye kubera nta bintu bikomeye mba nshaka no gutekereza mu mutwe wanjye nkabyihorera. Ahubwo ati n'ubundi ndabishoboye uzabyihorere. Ese ko wese amenye ibye nyine bakunda kurwana tu nk'umuntu nyine iyo muryamanye mu cyafa bakavuyo. Iyo muryamanye nakwishyure birangira mukebanye murwaniye hanze nyine ku karubanda. Niyo waba wiyubashye bakagusebya. Narabikoze rimwe. Tubwire uko byagenze. Ngo wabishe araje bigenda gute na gute. Nyine yaraje nyine turavugana amafaranga birangiye. Ayo twavuganye atangira kuyahindura. Tenda guha 3. Nose niyo twavuganye. Si twavuganye 5,000 tenda guha 3. Nahise mfata urwembe. Batigiye kukukata. Twasohotse hanze. Shaki igihe ni umugabo wari wiyubashye. Naramusebeje. Ahubwo ayo yari kuma yakubye 2. Nafashe nanu nese avuga ati si umuntu ni mukeba. Nibari bumfunge. Nafashe umuhini. Ndamukubita n'umukobwa tubana aramfashe. Ageze avuga ati mbabarira ngo amafaranga yawe. Icyo gihe yamaye 15,000 kandi twe twavuganye 5. Uraye tanga 7 cyangwa 8. Usugara yakakora amaturo utabara. Abara 2 ugahita uryama. Yabyuka hagati kabiri yamahagije. Ndetse mwimye byantwara iki. Akagufora ukamukubita. Ntizi hari umuntu byo nagafora sokomva ageze umushinga. Umuntu kwa turi kumwe n'injoro yanesheje umutwe numva namwica. Ariko we yishyuye mbere tu. Nyine yashatse bimwe arangiza akora kandi arangiza yego amatora 10 we ati wapi. Ibi bibaho namukatiye by'insazi. Natashye nta nubwo naraye nubwo gihe ntago naraye. Nyine natashye mu masaha 3:40. Nyine no buzima bukomeye n'ukuri. Ntago navuga ngo ikiza nakiza nabiboneyeho. Nyine nanyuze mu buzima bukomeye. Nicwa n'inzara. Bagenda cy'ubusa. Urugo bagurishije isambu. Kugira ngo mbone ibyo byose, kugira ngo ningera no kumukubyara bazabona bishyira kwa muganga. Nose ko yari yaryamanye n'umwana yari yaryamanye na minero ubwo yari kubakiraho koko bari guhita bamufunga. Nyine mu rugo mucecere yabimbazaga n'abantu benshi bakabimbaza. Arabwira ati yibeye i Kigali tu. Kandi abari mu kazi ntago yaboneka. Ariko avuga ati yanenda itacika. Kubera icyo utari kumurega. Aya. Cyane ko atanamufashaga nyine yo gutereza. Nyine narabitekerezaga nanone nkumva se umuntu ndamukunda nibamufunga none. Shawapi. Numvaga kigiye nyine nayo nyiri umwana numvaga impuhwe nyine ari nyinshi. Shawapi kabisa ibaze umugabo papa w'umwana wawe akaza nk'umukiriya ubwo se wowe wamutora. Yadawapi. Ubushobozi nibuzaza azaza. Ubwo ubushobozi niburaboneka. Ubu se ari hafi kujya kwiga. Namuzana i Kigali akirinda sida, akirinda imitezi, akirinda indwara zose zandurira mu mibonano, akirinda kuba yashwana n'umuntu bahuye kuko yanamwica. Indaya yakwica nta mutima iba ifite.
ibi byose akabyirinda. Ushobora kuba waje ufite nirirwanye satani ukankoroga mu mutwe nahita nkwica. Nyine araza ariko ntabyazi ntusigira ngo hari n'umuntu wakinjira mu rugo ahari ahubwo ntase kubimubwira njye nabyemera byantwara iki. Sinumvaga ko ejo nzabireka, numvaga nyine ari nka bizinesi igiyemo. Nyine narabazaga ati se ibi bintu bibamo amafaranga? Bakambwira ngo ntawe urabizi, uyu mukobwa umubajije ikintu avuga ati ntaribi, ati ibi ngibi bibamo amafaranga. Ubwo nawe nyine nangira kujya ngenda gake gake mbimenyera. Ni umuganda twize kuri Hano ibihumbi 50. Aho ntabwo twari twumvikanye nyine kubera ko njye nawe namukunze nyine ndagenda nyine ngiye nko kumusura mu gitondo bukeye nyine arayama ndataha. Undi jyewe njye mba numva nzashaka umugabo ufite imyaka 30 nyine nzamushaka cyangwa nzanabireke, ubwo ngo nzaba maze gusaza. Ariko nanone mba numva bitandimo, nanone mbyaye undi akongera akana nahita mpfa. Iki none se wagira ngo nguhe mfataho na po bikarangiriraho. None se natwise ntiwanera sida. Abo ngabo n'abatangiye kuba VIP. Ntabwo ndaba VIP, arabura amafaranga. Hanyuma se nayabika yakankundira akabikika, uko ejo yabika ejo ukabyukana ibibazo. Ntabwo nk'itabi. Ariko abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko ngo unywa itabi. Hari igihe duhura n'abantu babona ndeba ukuntu nk'izuba ryanyishe ijisho ryatukuye fureshi, bakavuga ati zakurenze swingi kabisa, kandi natigeze nanarikoza mu kanwa. Bankunda ikintu bankundira guseka, amabere no hasi nyine kunoneye. Ibyo gusa no kuba inzobe. Hari ibindi abagabo bajya bavuga ati njyewe ntaryamanye n'umukobwa umeze gutya na gutya cyangwa ugira gutya na gutya na gutya, kwanga kubivuga kugira ngo ariko kubivuga. Ntabwo ndetse ushatse kuvuga se posteri, ushatse kuvuga ibiki? Ushatse kuvuga mbibuka kurabizi kandi uri kwijijisha. Ntabwo mbizi. Nyine barakuvuga ariko njye namaze kubimenyera. Cyafi ariko njyewe buri nabanje kuba Nyamirambo nza kwimukira mu Cyafi. Cyafi mu Kiyejo ubundi. Abo mu Cyafi niho bataramenya neza. Nyine iyo babona winjiza abagabo cyane baratangira kuvuga ati uramuko Indaya nyine. Matimba ndakeka nta murahari. Yatangiye kuvuga ati Indaya itangiye kudukuramo ko buri munsi yinjiza abagabo, nyine ugasanga utangiye gushwana n'Indaya nyine, ariko bigeraho bikamenyera nyine birahinduka. Nubwo muri korona nyine hari ubwo tutababonaga, ubuzima muri korona bwabaye nk'aho bukomeye gatari ko byaje gukemuka. Iyo haje wazanye umuntu mukora ibyo mukora niba yaba atabyumva cyangwa abyumva, ni diro zawe nyine wikinira tu. Ariko muri iyi minsi nsigaye mbona abakiriya bake, ni nka 2 ntabwo nta wundi Burundi narenzaho. Nyine abantu 2 nyine biravuna tu, ariko uba wambaye nyine kubyangana gukora amafaranga. Ntabwo byaba birenze, ni ibintu bisanzwe bibaho buri munsi ahubwo. Bikagenda gute nyine tukabikora nyine,
akishyura akagenda. byaragutse Twe turabatinganye bibaye umuntu akamukobwa umugore akaza kuba ati mfite ibihumbi 50. Njye nabikorera. Njye nabikorera. Njye ndi umurezibiyene mfite ibihumbi, amafaranga yanjye ndashaka kwirira umwana, urayakorera? Nayakorera. Uzi ko ari ibintu bibo akagenda abemera nyine. Nashaka kukurangira. Ashaka undagira. Ngaho se ni ibintu nyine bisekeje, nko kuba sireyi, gukina filime, ibyo nibyo nkunda tu. Sireyi nyine nasi ntabwo mubyumva. Sireyi nyine kuba umuntu uri shapu cyane, utagira isoni, ibintu byose yirekuye. Na filime ndabikunda byatari. Kubera iki? Kuko mbona ari byiza. Umwana wanjye afite imyaka 7, umuhungu. Aba kwa mukecuru, ntabwo arajya mu ishuri. Umwana wanjye turakundana nta kibazo pe. Nta kibazo ufitanye n'umwana wanjye. Ageza kunsura, akaza akamara nk'icyumweru akongera agataha. Iyo mukecuru amukumbuye. Umwana wanjye mwifuriza kubaho neza, mwifuriza kuba namwishyurira ishuri akiga akarangiza akamera nk'abandi bana. Ibyo mwifuriza. Nkubenza kuba narize, ibyo byose ndabyicuza. Nabonye amahirwe yo kwiga, byose biranjabuka. Ariko ubu ngubu nsubiye inyuma nkongera nkasubira hahandi nkiga, byamfasha cyane. Ndakeka ntacyo. Kuko ibintu byose ubuzima bwanjye bwose nababwiye, ndumva ntacyo pe.